uzi ikintu kibi cya mbere ni ukubona abo bantu bagufata nk'aho uri uwa feke, nawe ubereka ko uri uwa feke koko, ugatuma nawe bagucishamo ijisho bakakuvuga uko babishaka nawe ukabyemera, ukabatiza amagambo, ukabatiza umurindi. Reka mufate igihe cyanyu tumugikoreshe uko mubyifuza, kubera yuko igihe cyanyu ni gito. Kubwiza ukuri ko igihe umfiteho ni gitoya, kubera yuko ndi gukura ntabwo ndi kuba mutoya. Koresha kino gihe neza, ugikoresha unyanga byihuse, kubera yuko ntabwo ndi gusubira inyuma, ndi kujya hejuru. Ejo uzahindukira unkunde utarakoresheje igihe cyawe neza ngo unyange kuko making sure kunyanze. Hello Lavandetas, this is Derek again. Ubuzima butarimo uyu muntu ntabwo bushoboka. Reka kwihoma ku bantu bro, ntugafate umwanya wakakugiriye akamaro mu buzima ngo spending ku bantu. Niba umuntu umwandikiye ukabona ntago ashaka kugusubiza, so turi gupushinga ibiki? Reka mbabwire bro, uyu munsi nta jambo muba mufite, ariko ejo murarigira. Hamwe n'Imana ijambo murarigira. Agahinda ntago kica kagira mubi. Ntabwo uzigera wicwa nuko abantu bavuze amagambo mabi. Rekera nawe urwanirira ubuzima bwawe. Ibihe byarahindutse, bamwe twabonaga ari abadanje birangira, ahubwo twe tubaye abadanje bo basigaye low. Kwifata just ukijundika umuntu, ese uyu mwanya mufata mujya muri ibyo bintu, waba uzi agaciro ko kuba uri free mu mutima wawe? Icyo kintu cya mbere cyiza. Jye muransetsa man, iyo ufata nk'igihe cyawe ukaza kugispendinga kuri Derek, umwereka urwango, si Derek gusa n'abandi bose. Hari umuntu uri hariya uburaye, hari umuntu uri hariya uri gusenga Imana ngo Mana just wambabariye uyu munsi nkabona byibura bukeye. Mana ugafata umwanya utwereka ngo mutu umwanya w'ubusa. Uwo mutima wawe ugenda ugatunatuna ubwira Imana ngo icyankuriraho uyu muntu. Twebwe ntago ari ku kanya dufata akanya ko kubwira Imana ati hano ufasha aba bantu batishoboye, aba bantu bagiye kuburara, aba bantu baraye mu bitaro, aba bantu baraye hirya no hino. Ugira icyo ukora ubuzima bwawe buhinduke. Ibyo uzi impamvu mbivuze? Kugira ngo mwumvishe ko nta mwanya tugufitiye, nta mwanya dufite wo guha abantu bagira umujinya nk'uwo nguwo, wo guha abantu bafata umwanya ku buzima bw'umuntu. Mugabanye amashyari kuko ntago ari meza, kubera yuko uyu munsi ugirira ishyari umuntu, ejo ugasanga ni uwa danje bro, ejo ugasanga ni umuntu ukomeye. Mbere yo gutekereza gukora ikintu kibi, jya ubanza gutekereza, jya ubanza gutekereza ko ejo buzacya bwitwa ejo. Kandi ibyo bintu byose mufata umwanya mukajya kurakarira abantu. Ese reka nkubaze, utekereza ko ubyutse ukandakarira, wumva ko ku izina ryanjye haba hari buveho ingombajwi? Wumva ko biba biri bugende bite? Nta na kimwe kiba kiri buveho. So bro, njye ndi hano kugira ngo ngukebure, kubera yuko byose ngenda mbicamo gake gake umunsi ku munsi, duke